Amahoro y'Imana n'abane namwe Benedata, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Nk'uko nkunda kubivuga, twongeye kubashimira mwege mufata umwanya wo gufungura iyi video. Kuzajya uyifungura ijye guhembura buri munsi, umunsi ku munsi ujye uhembuka mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Reka munyemerere rero tugiye kuganira umukasi wa munani, niwo tuje kuvugaho kuri uyu munsi. Nkuko ubushize twari twabivuzeho, tukavuga ko tuzagaruka tuje kuvuga ku mukasi wa munani. Reka dusenge Imana ubundi tuze tuganira ku mukasi wa munani. Mana, tugukize hejuru kubw'imirimo yawe n'ibitangaza byawe, tugukize hejuru kubw'imirimo yawe ndetse no gukomera kwawe, tugukize hejuru kutananirwa mu byabayeho ndetse n'ibizabaho, nta na kimwe gihwanye nawe. Uri Imana y'imbaraga nyinshi. Nyemerera uyu mwanya tugiye kuganira uyu mukasi wa munani, umpa imbaraga zikomeye cyane kugira ngo abantu bari buze kumva ubuzima bwabo buze guhinduka. Urakoze kubikoreye kuyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Tuje kuganira umukasi wa munani ukata ikiziriko cy'amateka. Umukasi wa munani ukata ikiziriko cy'amateka ni ukumenya aho byapfiriye. Ntushobora kubohoka utari wamenya aho byangiye. Iyo umuntu ataramenya aho biri, iyo umuntu ataramenya aho byapfiriye, iyo umuntu ataramenya aho iwabo byangira, ntabwo ushobora kubohoka. Nibibaho ugomba gusubiza amaso inyuma ukisuzuma, ukabanza ukamenya aho byapfiriye. Isubiza amaso inyuma uyu munsi ukimara kumva uno mukasi, ufata umwanya munini cyane wo kwitekerezaho. Reka nguhe gatoya dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Reka uze wumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cyawo, ni igice cya 11, umurongo ni wa 34. Arababaza ati, mbese mwamushyize he? Arababaza ati, mbese mwamushyize he? None se Bibiliya iravuga ngo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu, ngo kuko abantu yari azi bibarimo. Uyu ni Yesu wabazaga. Yesu yarindaga babaza aho bashyize Lazaro. Yesu yarahayobewe. Erega Yesu ni Imana. Ntabwo Yesu yarahayobewe. Ntabwo Yesu ayobewe. Yesu nayobewe ko nayobewe aho ibyawe byangiye, ariko aragira ngo abanze amenye ko nawe uhazi. Yesu urahazi ubundi, kuko ubwawe nuwamenya birakuzamurira kwizera, biragutera imbaraga zo kwamujyana. Amen. Bibiliya iravuga mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice byaho ni ibice 2, umurongo ni wa 19, ngo bucye abanyamudugudu bawo babwira Elisha bati, ngo dore uyu mudugudu buryo uri heza databusha, ngo ariko amazi yawo ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Ubwabyo bamaze kumenya ikibazo bafite. Bamaze kumenya ikibazo bafite, bakiganiriza umuhanuzi. Bakikiganiriza umuhanuzi, umuhanuzi none amenya icyo gukora. Umuhanuzi yamenye icyo gukora. Ari ikintu kijya gikunda kubaho, reka nyivuge gutya. Umuntu akajya imbere y'umuhanuzi, wowe ugiye ufite icyifuzo, urabizi ko icyifuzo gifite, ngo reka mbanze ndindire gatoya, ngo mbanze ndebe ngo ko ari bubishurirwe, ngo mbanze ndebe. Uriya ni umwuka w'ubupfumu. Bibaho ahubwo umuhanuzi washobora guhaguruka akaza kugushaka. Umuhanuzi Imana imugutumyeho, ukagenda, wamara kugerayo ukagenda akakugera akakubwira ngo Imana ikuntumye ibi, kabimuhishurira. Kandi nanone hari n'igihe ugenda ukimara kumugera imbere akahita asoma ibiri mu mutima wawe byose utari wabimubwira. Ariko ibyo ni Imana nyine iba yabashatse kugira ngo ibashe kubishura. Ariko cyane cyane kuri ibi bintu bijyanye no kubohoka, kuko biba ari ibintu byo mu mizi bitandukanye n'ibyifuzo by'umunsi umwe. Ibi ni ibintu bukwiye guhishurirwa, ukabanza ukamenya aho byapfiriye. Kuko
wanahanurirwa ariko utari wamenya isoko yabyo, aho bipfira, aho byangira, kugira ngo bya bintu muzabasha kubizamuramo mu bibohore, mubashe kuzamura Lazaro mu gituro, Lazaro wawe wapfuye, mubashe kubikuramo. Biragoranye. Abanyamudugudu baganiriza Elisha, baramubwira, Elisha yari afite imigabane 2, yari umuhanuzi. Uyu mudugudu wari uvumye, yarageze ntiyabihishurirwa. Akihagera abanyamudugudu bahita bamusanga, aravuga ati twege turabizi ko turwaye, twege turabizi. Baramwegera baramubwira ngo uyu mudugudu uri heza urabireba, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Elisha arabegera barababwira toke ni ku byagenze. Ni bakimuganiriza, we yahise atangira kwinjira mu byanditswe, atangira kureba icyatumye no mudugudu uvumwa. Uyu mudugudu wari waravumwe na Yeshuwa 6:26, Hiyeri, abami ba mbere ibice 16:34, agerageje kuhubaka, apfusha umwana we w'ifura, apfusha n'umuhererezi. Elisha itamenya ko ari we wari uwakeneye, ufite imigabane 2, kuko hari yaravumwe n'umuntu ufite imigabane 2. Nibwo yamanutse aragenda ajya ku isoko aho byapfiriye, aragenda afata umunyu, arababwira ngo nimunzanire imerezo nshya muyishyiremo umunyu. Aramanuka ajya ku isoko y'amazi, ngo akigeramo ngo amishamo umunyu. Aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo aya mazi ntago azongera kwicana ukundi, kandi muri iki gihugu ntago imyaka izongera kurumba ukundi. Ariko wibuke, Elisha wabashatse, nibo bamushatse bamwereka aho byapfiriye, bamwereka aho byangiye. Na rimwe uyu mwuka ushobora kukuvaho utari wamenya inkomoko yawe. Banza umenye, usubize amaso inyuma, urebe ibintu bijya bikunda kuba iwanyu, urebe iwanyu ibintu bijya bikunda kubabaho, urebe iwanyu urwego mutajya murenga. Numara kumenya aho bipfiriye, no kuzuka kwabyo biraza koroha. Numara kumenya aho bipfira, uraza kumenya n'uburyo uri buze kuza kubohoka. Rimwe nigeze mbona umukobwa umwe yaraje arasanga, aranganiriza, turicara turaganira. Ni umuntu wari umunywereje, yari ngira ngo yaravuye ahantu bita Ibyumba. Araza turaganira, arambwira ati pastor, nje kukuganiriza, ati jewe mfite ikibazo, nta muntu n'uyu n'umwe ujya undambagiza atari umudivorce. Ese bigenda bite? Ati wacu waba umwuka wa divorce, nuko tubaho, ubwo nibwo buzima bwacu. Nanjye nta muntu w'umusore utarigeze ushaka ujya ubikora, bose nukuko iwacu dushaka, iwacu niko tubaho, niyo twubatse turongera bikaba, tukongera tukadivorce. Ngubwo ubuzima bw'iwacu. Ndavuga kumbe iwanyu niko bigenda. Ni iyo dogiteri yamaze kumenya indwara, n'umuti wo kuyikiza uraboneka. Yesu ashimwe. Kuko ndagira mbabwire, muri iri jambo harimo umuti, iri jambo harimo ibitaro, harimo umuti, harimo buri kintu icyo ari cyo cyose mukeneye. Ariko nukuri bubanza ukamenya uburwayi ufite. Numara kumenya aho byapfiriye, numaza kumenya indwara iba mu muryango w'iwanyu. Iyi ndwara iba iwanyu, indwara yo gupfa mukenyutse. Gukenyuka ni umuvumo, gukenyuka ni umuvumo. Ndagira ngo mbigutangarize mwene data, dore ngibi igitabo cyo kuva uko abivuga, utagira ngo ni ibitekerezo byanjye. Nkurikire, gukenyuka ni umuvumo. Dore igitabo cyo kuva uko avuga. Gukenyuka ni umuvumo, icyo kimenye, imyaka yawe ugomba kuyirangiza iyi Imana yateguye. Amen. Gukenyuka ni umuvumo. Igitabo cyo kuva, igice cyaho ni igice cya 23, umurongo waho ni uwa 25. Aravuze ngo kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe, mu gihugu cyawe nawe uzavanamo inda. Haleluya, haleluya. Mwene data, reka mbanza mvuge kuri aka kantu gato, nyifashe kuri uyu murongo wa 26. Ngo nukorera Imana, ngo Imana izaha umugisha umutsima wawe n'amazi unywa. Amazi unywa Imana izayahumanura, umutsima wawe uzaba uhabwa umugisha. Ibiryo urya, bya biryo murya
mwamara kubirya bikabatera ibirwara, mukabitera amaguti, bikabatera ibirwara bigiye bitandukanye. Ibi biryo byamaze gusengerwa, Imana yabihaye umugisha. Reba setomania, iyo byinjiye mu mubiri wawe, umubiri wawe urabihindura, ntabwo biwuhindura. Ariko ibyo byumvwa na wa muntu wamaze kubohoka, wamaze kugira amatwi yo kubyumva. Mana ishimwe. No mu busaza bwanyu muzahorana itoto. Iryo ni ijambo ry'Imana. Reka ndisubiremo. Aravuze ngo kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu. Ibanga ni ugukorera Imana, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe, mu gihugu cyawe nawe uzakuramo inda, nawe uzagumbaha. Mu mubare w'iminsi yawe uzawusohoza udakenyutse. Mu yandi magambo, nawe uzakuramo inda, umubare w'iminsi yawe yo kubaho uzayisoza atavuyeho umunsi n'umwe. Wumvise ko gukenyuka ari umuvumo? Biriya ngo iwacu ngo dupfa ku myaka 15, ngo ukabije agira 60. Uyu ni umuvumo. Izo ni imbaraga. Abantu bakorera Imana babamo neza, abantu bakorera Imana bicayemo neza. Yohana 15 umurongo wa 5, Bibiliya avuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, ngo kandi namwe muri amashami. Niba Yesu ari igiti, twege tukaba amashami. Ngo ishami rivuye ku giti bararicana kuko riragenda rikuma, kandi ibyo namwe murabizi. Haleluya. None wowe niba ucometse muri Yesu ukaba ukorera Imana by'ukuri, ukaba waramaze kubaho, karamaze kumenya buri kintu icyo ari cyo cyose kibi wanyu, kurama ni isezerano ryawe. Uyu mwuka wo gukuramo inda ntabwo ari umwuka uva ku Mana, ni umwuka uva ku bazimu. Izi ni imbaraga. Ibi birwara by'ibyorezo utamenye iyo biva, za diyabete, za kanseri, ibirwara nk'ibyo ngibyo utazi inkomoko yabyo, izi ni indwara z'abanyegiputa. Abantu mukorera Imana by'ukuri muri Yesu. Usome umurongo wa 7 w'icyo gice, Yohana 15, haravuga ngo kandi nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nimusaba kurama muzarama, nimusaba gukomera muzakomezwa, nimusaba gukora muzakora, nimusaba iterambere muzarigira, nimusaba icyo uzasaba cyose uhagazemo uzagihabwa. Dufite abantu basabye bahagazemo. Yesu we yahagaze ko izuba rihagarara umunsi wose rirahagarara, asaba ko ukwezi guhagarara kurahagarara. Eliya asaba, arasenga, aravuga ngo imvura nigwa, imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Kubera iki? Yari arimo neza, yari aparitsemo, yari yuzuye. Hari ibintu dayimoni yakubujijeho uburenganzira, hari uburenganzira wakagombye kugira, ariko kubera ko utarasobanukirwa iby'iri jambo ngo umenye ibintu by'iwanyu aho bipfira, nurangiza ubizure, ubizuje rino jambo, ubizuje uburenganzira bwawe wabwa na Kristo. Hari ibintu gisaba kandi warabihawe. Ndagasubiramo, hari ibintu gisaba kandi warabihawe. Hari ibintu twamaze guhabwa tudakwiye kongera gusaba. Amen. Hari ibintu twamaze guhabwa, ibintu udakwiye kongera gusaba, warabihawe, ni ibyawe. Mana ishimwe. Turi ku mukasi wa 8 ukata ikiziriko cy'amateka, nukumenya aho byapfiriye. Kuko twamaze kwinjira mu gihe gikomeye, aho ngiye gutangira gusengera abantu. Ngiye gutangira gusengera abantu. Ntabwo nagusengera n'abaje kuganira nawe. Ntabwo nagusengera n'abaje. Uraza uratonde ku rutonde, urebe, ufata akanya, usome, uvuge ngo iwacu ibintu bihora biba gutya, iwacu ibintu biba gutya, nibi iwacu ibi nibi haba. Iwacu tugira umwuka w'ubukene. Ubukene ni ubuhe?
ubukene ntabwo ari kwa kundi kumwe uvuga ngo ni amafaranga ngira. Oya, ubukene ni cya gihe ukora cyane ariko nubona umusaruro w'ibyo wakoze. Uko ni ukuruha ariko nubona umusaruro. Ubu bubana n'umuvumo utari witandukanya nawe. Menya aho bipfira. Icyazanye Kristo, haleluya, yazanywe no kugukura uwo mwuka w'ububata. Yaraje ngo imbatazi w'umudendezo. Ugomba kugira umudendezo muri Kristo Yesu. Ugomba kugira umudendezo. Icyo muzabohora mu isi no mu ijuru kizaba kibohowe. N'icyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriye. Kugira ngo rero ugihambire, nuko ugomba kumenya ko cyari kibohowe. No kugira ngo kibohore, nuko ugomba kumenya ko cyari kiboshye. Kuko nta wabohora icyo atamenye ko kiboshye. Mana ishimwe. Aya ni amagambo akomeye cyane ugomba guhagararamo, kuko ugomba kumenya iwanyu bigenda bite, iwanyu biba bite, iwanyu bikora bite. Yesu rero arahagera kandi yarabizi ko Lazaro yapfuye. Yarabizi, yaje abizi. Uwo ni Yesu ubwe. Arazagera kwa Lazaro. Akimara kuhagera, araza aricara, arabegera, arababwira ati mbo. Baramubwira ngo iyo uza kuba uhari, ngo musaza wacu ntabwo aba yarapfuye. Twasomye umurongo uvuga ngo mwamushyize. Yesu yababazaga ngo mwamujyanye, ariko bo bamujyanye bari bahazi. Baragenda baramwereka, nawe abategeka ibyo bagomba gukora. Niyo abategeka kwiriza bari bwiriza. Aragenda bamujyana mu isenga y'urutare. Baramubwira ngo dore ngari, arababwira ngo ngaho ni mukure w'urutare. Ariko uru rutare barukuyeho kuko bari bazi aho barushyiriyeho. Ugomba kumenya aho bipfira. Ugomba kumenya aho byapfiriye. Banza umenye ibintu, apana kwibona gutya gusa ngo pastor ngo mba nabimbaho. Oya, subiza amaso inyuma. Niba udafite ukubwira amateka, reba ibintu bigenda bikubaho. Urebe harimo ibintu wigeze ukora biranga. Niba ubona ari ibintu by'uruhererekane, iki ni ikiziriko cy'amateka kigenda kigukurura kugira ngo ugende kubanza gusubira inyuma. Abrahamu yabanze kumenya aho bipfira. Yarahagurutse, Imana iramubwira ngo siga inzu ya so, usige bene wanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, uzaba umugisha. Amubwira ibintu 7 izakora. Arangije ahagurukana na Loti, agera muri Egiputa arabeshya, kuko ijwi ry'Imana ryagendanaga nawe ryari ryamaze guceceka. Kubera iki? Yari yahagurukanye n'ibintu Imana itamubwiye. Iyo uhagurukanye n'ibintu Imana itakubwiye, ijwi ry'Imana ryagendanaga nawe riraceceka, kuko yari yahagurukanye n'ibintu Imana itamubwiye. Kuko ari ibintu Imana ibaha, ibabwira izabakorera, ariko kubera ko hari ibintu namwe mutari mwasiga, ntabwo bino bintu mushobora kubyakira. Aburahamu Imana yamubwiye ibintu 7 izakora. Imigisha 7 kumugaragaro. Umuntu acyakira Yesu agomba kwakira, ariko iyi migisha ntabwo ushobora kuyibona utari wakurikiza kondisiyo z'iby'Imana yakubwiye. Aburahamu yahagurutse avuye muri Uri y'Abakarudaya. Imana yamubwiye ngo siga inzu ya so. Dore Itangiriro 12 ni kwavuga. Ndagira ngo wumve ibintu 7, imigisha 7 Imana yari yamubwiye y'ibintu yagombaga gukora. Si ngibyo? Itangiriro 12 haravuze ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwo ni umutwe w'amagambo, igice cya 12. Haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu. Wangurikiye? Unega amatwi uretse uzubyumve. Ujye mu gihugu nzakwereka. Urumva ahantu agiye ntagahazi, ariko Imana izahamwereka ari uko yamaze gukurikiza ibyo yamubwiye gukora, gukurikiza kondisiyo. Yamubwiye ngo siga inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Ntabwo yamubwiye ngo ngujyanye i Kanani. Oya, ibyo azabimenya ari uko yamaze gusiga. Usiga inzu ya so. Naramuka rero ahagurukanye, arakomeze azunguruke atazi aho umugisha uri. Ntushobora guhura n'umugisha wawe utarakurikiza iby'Imana yakubwiye ugomba gukora. Umurongo wa 2, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Urumva irimo iramubwira ibyo izamukorera, ariko ntiramubwira aho agiye. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ubundi gukomera ni isezerano ryawe. Gukomera ni isezerano. Ibyo ubimenye aho uri hose. Umuntu wakiriye Kristo Yesu, Imana igomba kumukomeza. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Icyo ni icya 2. Icya mbere ni uguhindurwa ubwoko bukomeye, icya 2 ni uguhabwa umugisha. Imana iraguhindura ubundi ikaguha umugisha. N'uhuye nawe wese akavuga ngo wahawe umugisha. Nzaguha umugisha
Rabasendorema. Gatatu, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Aburahamu ubwabyo yamaze kuba umugisha. Nyuma yo kuba umugisha, noneho n'abagiye kumwifuriza umugisha nabo ubwabo bazahinduka umugisha. Uragera ku rwego, uve ku rwego rwo guhabwa umugisha, ugera ku rwego n'umuntu uzajya ukubwira ngo Imana iguhe umugisha, n'uzajya gusengera ubwabyo umugisha ujye umuzaho. Niyo mpamvu turimo duca kino kiziriko cy'amateka cy'ibintu by'iwabo kwatera bikidukururana, bituma tudahinduka umugisha ngo tubere abana bacu umugisha, na karitsiye dutuyemo tuyihindukire umugisha, abahuye natwe bahinduka umugisha, abo duhuriye nabo mu ndege baba umugisha, utwifurije ibyiza ahabwa umugisha. Ayiwe, uru ni rwo rwego Imana ishaka kubaho. Imana ishaka kugira umugisha, haleluya, n'abakwifurije umugisha bagahabwa umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Ariko reka nongere nangire ku murongo wa mbere kugira ngo ubyumve neza. Bino birindwi mbisome nasubiye inyuma. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Icyo ni icya mbere. Nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Urumva, ntabwo ari wowe uziyogeza, ni Imana izogeza izina ryawe. Iri naryo ni isezerano ku bantu bubaha Imana. Imana igomba kogeza izina ryawe kandi ikaryogeza neza. Apana bariya bagenda bagusebya, apana bariya bakwita umurozi, apana bariya bakwita ufite amazina bagiye baguhimba. Imana rero numara gukora binirimo ikubwira, iraza kogeza izina ryawe. Nakubwiye ngo wowe menya ahantu bipfira, ubundi nurangiza wiyambura iki kimasike dayimoni yakwambitse, ubundi wishurirwa uburenganzira bwawe kugira ngo bino bintu bibashe kukubaho. Iyi ni imigisha igomba kukuzaho wamaze kwitandukanya na bya bintu, wamaze kwitandukanya n'ibigirwamana by'iwanyu. Ubwo Imana yari irimo imukura mu mwuka witwa umwuka w'ikinyoma wo kwa Setera. Yavukiye mu kinyoma, yisasira ikinyoma. Impamvu Imana yamubwiraga ngo siga, kwari ukugira ngo ikinyoma kitazamukurikira. Hari igihe umuntu avukira mu muryango ubeshya, iwabo akabaho umwuka wo kubeshya, nawe yagira no mu rusengero ugasanga arabeshya, ubuzima bwo ugasanga arabeshya, akabeshya n'ibintu bitamugirira umumaro. Si yindi mpamvu, ni ahantu uvuka. Niyo mpamvu iyo wakiriye Kristo uba ugomba guhinduka icyaremwe gishya, kuko ibya kera biba bishize. Ubundi warangiza ukamenya aya mahame yose, ukayahagararamo, ubundi ukareba ukuntu ugiye kuba umuntu udasanzwe. Ntabwo uri bwongere gusaba isi kubaho, oya, uratangira kubaho kuko ubayeho kubera impamvu, ntabwo ubayeho kubw'impanuka. Efeso 2:10, kuko turi abo Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nzogeza izina ryawe, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha. Umva aka kantu, uzabe umugisha. Imana izarenga ku rwego rwo kuguha umugisha, ubundi nirangiza iguhe umugisha, uve ku rwego rwo guhabwa umugisha ugere ku rwego rwo guhinduka umugisha. Uhinduka umugisha, wowe uhinduka umugisha. Uzahinduka umugisha nukoze ku mwenda wahabwa umugisha, n'uvuganye nahabwa umugisha, amagambo akuvamo ahinduka umugisha, ikivuye muri we gihinduka umugisha, ukoranye nawe ahinduka umugisha, uhuye nawe ahinduka umugisha, uhure n'ubabaye yakira ibyishimo. Uru ni rwo rwego Imana ishaka kubaho, kuba umugisha, kuba umugisha, guhabwa umugisha ukaza guhinduka umugisha. Umva, n'abagutsitayeho ubwabo bahabwa umugisha. Umva ko wavuga, ako mana uraryoshye Bibiliya we. Haleluya. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Gatatu, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Icyo gihe iyo wamaze guhinduka umugisha, ntabwo imivumo iba ikigufata, kuko nta sano uba ukigirana n'umuvumo. Wamaze gukurikiza ibyo Imana yakubwiye, uzakuvuma nzamuvuma. Impamvu wirirwa wiyama umuvumo ngo ndiyambura uno muvumo ngo nuri bufate ngo mu izina rya Yesu,
impamvu nuko ugifitanye isano nawe. Ni nayo mpamvu abantu benshi mwirwa mwirukana abarozi ngo mwami ngo buriya ngo witonde ngo batakoroga. Impamvu bakoroga bikemera nuko ugifitanye isano nabo. Ubu rero muraje munera amabuye. Yesome ibyanditswe. Soma Mariko 16:17. Ibimenyetso bizagumana n'abizera. Bazarambika ibiganza abarwayi bakire. Nibanywa n'ikintu cyica nacyo kizabatwara. Nabizera ndese. Sabizera amafaranga bafite kuri konti. Nabizera Yesu. Nabizera umwami Yesu. Bamaze gukurikiza no mahame, bamaze gusiga byose. Batagifitanye isano nabo. Wowe ukomoka mu bisekuru biroga. Numara ko bimenya uraza kwitandukanya nabyo icyo kiziriko cy'amateka. Winjire mu gisekuru kitagira amabarozi. Igisekuru cyo kwa Yesu n'amarozi abamo. Twinjiramo twari tubifite. Twagira Yesu akaduhindura ibyaremwe bishya. Ku buryo tunywa ikintu cyica n'ikigira icyo kidutwara. Ukinywa runanutse Imana yaragusezeranije kubyibuha ugatangira kugaruka byibuha. Ukinywa rubyibushye kikagukorera regime. Kikujyana kuri ritimo ushaka kubaho. Yobu 22:28. Uzagira icyo ugambirira cyose kikubera uko ushaka. Ugera ku rwego n'imigambi yawe n'ibyo ugambiriye byose bikubera uko wifuza. Aya ni amahame, iyo wamaze kuyamenya n'amahame yo kubohoka ubuzima bwe burahinduka. Burahinduka. Ni Bibiliya ni ubuzima. Ni ubuzima bwa Bibiliya. Ibi ni ibintu Imana yarimo ibwira Abraham. Uzakuvuma nzamuvuma. Niko Bibiliya ivuze. Niko Imana ibwiye Abraham. Uzaha umugisha, abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Abraham aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe. Loti yamubwiye ngo namusiga. Uyu Loti ragiye kumubarisha nabi. Unega amatwi. Uyu Loti wagurukanye nawe. Yaba Loti ubwibone, menya aho bipfira umusige. Yaba Loti w'amagambo, siga. Yaba Loti urukundo rurabanura ku butoni, siga. Yaba uyu Loti wagurukanye nawe. Uyu Loti uba mu mutima wawe. Uyu Loti. Uyu ngu nagashobora gutuma ino migisha 7 uyibona. Buri muntu wese afite Loti we. Yaba ari Loti wagurukanye nawe. Yesu yaraguhamagaye ni wahita umukurikira ngo wemera gukomeza inzira akubwiye. Ahubwo waravuze ngo none se nisiga uno mugabo wanguriraga amavuta wa wundi nyine umwe mu bana bitemewe n'Imana, umwe Bibiliya itemera. Wa wundi ngo umwe ngukura amenyo numva ngo ariko mubyita. Uriya mugabo rero utari wamusiga. Uyu ni Loti. Naga n'amasezerano urimo wabwa azasohora kuko nago yarushaga Abraham. Nago urusha Abraham amasezerano yasohoye yaruka atandukanye na Loti. Uraza gufata umwanya wo kumenya aho bipfira, umenye ibintu bibi wanyu, umenye ibintu byagurukanye nabyo birimo bituma ubuzima bwawe busubira inyuma. Uyu munsi nubisiga uraza kubona ubuzima bwawe buhinduka. Uyu munsi nubireka uraza kubona amateka yawe ahinduka. Uyu munsi nufata icyemezo ukavuga ngo umva ndabiretse, nimwe mwanguriraga amavuta, nimwe mwanyigishaga tukasambana, nimwe mwanyigishaga mukankoresha ibidakorwa, uwere nonanga uyu Loti nagurukanye nawe Imana yambujije ndamuhagaritse ndamuretse. Nemeye gukurikira Yesu wenyine, nemeye gukurikira ijwi ry'Imana, nemeye gukurikira icyerekezo Yesu anjyanyemo, nemeye gukurikira inzira y'umusaraba, nemeye kujya mu ijuru. Ibyiza biri imbere. Niwemera gusiga, ukemera gusiga biriya bintu byose, ukamenya aho bipfira, ukamenya Loti watumye bipfa, ukamenya Loti watumye ijwi ry'Imana riceceka, wajya kugira amayereko. Loti yari yacecekesheje n'ijwi ry'Imana cyumva. Iyi migisha 7 Imana ibwiye Abraham. Kondisiyo umurongo wa mbere yavuze ngo siga inzu ya so. Umurongo wa 4 n'uwa 5 kane aravuze ngo Abraham aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyanye nawe kubera iki? Ko Imana yamubwiye ngo nasiga. Imana yamubwiye ngo siga. Umurongo wa mbere yamubwiye ngo Uwiteka ategeka Abraham ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Icya mbere nzaguhindura ubwoko bukomeye. Icyo ni icya mbere. Nzaguha umugisha. Icyo ni icya kabiri.
nzogeza izina ryawe, icyo ni icya gatatu. Uzabe umugisha, icyo ni icya kane. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, icyo ni icya gatanu. Kandi uzakuvuma nzamuvuma, icyo ni icya gatandatu. Kandi muri wowe ni imiryango yo mu isi izahererwa umugisha. Ngaho umurongo wa 4, Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Umuriki Loti ajyana nawe. Loti agiye, umurongo wa 4 yajyanye nawe. Uyu Loti rero, uyu Loti niwe wamukoresheje imibare mibi. Umva igicyagurukiyemo nicyo agiye kubesheramo. Kubera iki? Ahagurukanye na Loti, baraje bageze hano ku gice ku murongo w'10. Ahagurukanye na Loti, Imana imuhamagaye umurongo wa mbere, bageze ku murongo w'10. Umva umurongo w'10 ko wavuze: Aburahamu na Sarayi bajya muri Egiputa. Inzara itera muri icyo gihugu. Aburahamu arazamuka ajya muri Egiputa, asuhukirayo kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. Ari bugufi bwo gusohorayo muri Egiputa, abwira Sarayi umugore we ati: dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro, nuko abanyegiputa nibakubona bazavuga bati uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Umurongo wa 13, ndakwinginze uzajye ubabwira uti ndi mushiki we, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe. Ngaho mva, ndakwinginze jya ubabwira ngo ndi mushiki we. Imana imuhagurukije mu kinyoma, yari irimo yirinda ibi bibaye ku murongo wa 13. Umuntu wamagawe n'Imana ntago abeshya ngabeho, ariko wamereye Imana icyubahiro. Umuntu wamagawe n'Imana ntago abeshya ngarye, oya, agendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko Bibiliya ivuga. Kubera iki? Ntago afite ubwoba bwo kubaho, kuko Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 aravuga ngo nakumenye narakurema mu nda ya nyoko, nakwejeje utari wavuka, nagushyiriyeho kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yeremiya aravuga ngo Nyagasani Uwiteka Jehova, ngo dore ntabwo nzi kuvuga, ndi umwana muto. Uwiteka aramubwira ngo abo nzagutuma bose uzabasanga, ngo kandi icyo uzavuga, ngo icyo uzavuga ndakigwaye. Mu yandi magambo, Imana yahinduye Yeremiya umuhanuzi atari yavuka, ataraba urusoro. Imana yemanaga ko ari umuhanuzi. Bijya y'uburyo uzabaho Imana yiteguye utari wabaho, ahubwo ntabwo urahishurirwa ngo umenye iby'Imana igufitiye. Kubera iki? Hari Loti wazimije ishurirwa ryawe. Iyo ataza guhagurukana na Loti ntabwo Aburahamu ari buhungire muri Egiputa, oya. Ryajwi ryamuhagurukije, ryayerekwa ryamugendaga imbere, ryari kugenda rimubwira ngo humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi imbere y'uko bimbwira mba namaze kubibona, kandi nuterwa ubwoba n'ibyo byose bikugose, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, manuwe no kugutabara. Ni ukuvuga ngo umuntu wamagawe n'Imana uri mu murongo mwiza, watandukanye na Loti, wasize Loti w'amoko, wasize Loti w'uburozi, wasize Loti w'amagambo, wasize Loti w'ubusambanyi, wasize Loti w'ishyari, wasize Loti muri Loti wari we wese ukwihambiriyeho, Loti w'umujinya, Loti bya bintu byose byabaga hari iwanyu, wamaze guhinduka umwe mu Mana. We ntabwo aragikunda kumva amakuru y'isi, bya bindi bimuca intege, ahubwo aba yumva amakuru y'umurwa. Ndakumva amakuru y'umurwa, haleluya. Yumva amakuru y'umurwa, ijuru niryo riza rikamuganiriza, rikamubwira ngo komeza imbere bimeze gutya. Ijuru rimuha amakuru atari yahagera. Aburahamu rero kubera Loti, ijwi ry'Imana ryahise riceceka. Araza akora rino kosa, arabeshya ngo Sarayi si umugore we, ni mushiki we. Bitewe n'arabondi, bitewe nande, bitewe no guhagurukana n'ibintu Imana itamubwiye. Iyo wagurukanye n'ibintu Imana itavuze, iyo wagurukanye n'ibintu Imana itavuze,
ndakurahiye ntabwo Imana ishobora kuguha umugisha, ntushobora kumenya uriwe, ntushobora kugira confidence. Oya, igihe cyose uhora uvuga wihonga, igihe cyose uba umeze utya, igihe cyose uba wihonga, igihe cyose uba umeze, kubera iki? Ntabwo uba wari wamenya agaciro k'icyo wahamagariwe. Subiza amaso inyuma rero urebe aho bipfira, nibwo uri buze gukira. Aburahamu rero umurongo wa 13 w'icyo gice, unega amatwi, umurongo wa 13 w'icyo gice, igice cya 13, tuvuye mu gice cya 12. Aburahamu na Loti baratandukana. Aburahamu na Loti baratandukana. Umurongo wa 14 w'igice cya 13, Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka avuyeho, Uwiteka abwira Aburahamu ati, rambura amaso urebe. Aha, bwa butware bw'amaso butangiye gukora. Kubera iki? Kubera ko Aburahamu yatandukanye na Loti. Nta na rimwe impamvu uzajya kubona ukabona hari ubutware udakoresha, ntabwo buno butware ushobora kubukoresha ugifite Loti. Bwa butware bw'amaso bwo kureba ikintu ukavuga ngo mu izina rya Yesu isi n'ijuru biyuzuye n'ibyo Uwiteka, iki kintu ndagifashe ngihinduye icyanjye. Ntabwo buno butware bushobora gukora utari watandukana na Loti. Imana ivuga ngo rambura amaso urebe, mwereke igihugu cyose. Iramubwira ngo aho ureba hose ndahaguhaye. Ijwi ry'Imana rigarutse bigenze bite? Bwa butware butangiye gukora bigenze bite? Hari ibintu byakubujisha ubutware utaratandukana na Loti, ntibishoboka. Menya aho bipfira, menya aho bishyinguye, menya aho bipfira utari wahamenya. Ndakurahiye uzakomeza ubuzima bwe bwibere uko utari wabimenya, utari wamenya aho bipfira, utari wamenya Loti wagurukanye nawe, utari wamenya Loti ukurimo, utari wamenya Loti wabasa umuryango w'iwanyu, utari wamenya kino kiziriko, utari wamenya aho byangiye, utari wamenya aho bipfira, utari wamenya urwego mutajya murenga, utari warumenya. Ntabwo uzigera uca kino kiziriko cy'amateka kiwanya. Imana ibwira Aburahamu ngo rambura amaso urebe, rambura amaso urebe. Nibwo bwa butware butanu bw'abami njya mbigisha, ubutware bw'amaso, ubutware bw'ibirenge. Bamwe umuntu akandagiza ahantu ibirenge akafata. Yesu w'igice cya mbere, aho uzakandagiza ibirenge hose ndahaguhaye, kubw'izina ryanjye yahindutse ahera. Ntabwo bino birenge ushobora kubikandagiza ahantu ngo wafate wahindura hawe utari watandukana na Loti. Kuko hari ikintu kiza kikubwira ngo wafatura inkande, ngo wafatura inkande, ugatangira kuzanamo amarojike menshi. Ntabwo umwuka uba ugikora kuko uba wawura imisi. Ubu butware rero burakora. Bukora bwagenze bite? Bukora iyo wamaze kumenya Loti urwana nawe, wamaze gutandukana nawe. Uyu munsi wa none kugira ngo iki kiziriko cy'amateka gicike, nukuri buze kuza gutandukana na Loti, uze kuza gufata umwanya ukomeye, uze kuza gusenga utandukane na Loti. Loti waguteje ibi byose, Loti watumye ubuzima bwawe busubira inyuma, Loti ugusubiza inyuma muri Uriya Bakarudaya. Uyu Loti ugomba gusubiza amaso inyuma ukavuga ngo uyu munsi wa none nemeye gusiga. Nubwo ari we wangaburiraga ndagusize, nubwo ari we wanyambikaga ndagusiga, nubwo ari wowe nari neza amakiriro ndagusize, kuko sishaka kuguma muri ubu buzima. Ubu buzima bwa Loti ndaburambiwe, ubuzima bwo guhora pfundikanye ndaburambiwe, ubuzima bwo kudatera imbere ndaburambiwe, ubuzima bwo kutamenya icyo Imana ivuga ndaburambiwe, ubuzima bwazimije iyerekwa ryanjye ndaburambiwe. Byose byatewe nande? Byatewe na Loti. Ibi binyoma byose Imana yari yaguhamagara kubwira ngo sige kubwire biriya bintu birindwi. Ubu rero Imana igiye gutangira gusohoreza Aburahamu. Uwereye muri ibi bice byose Aburahamu yatangiye kubona Imana. Kubera iki? Yari amaze gutandukana n'ibyo Imana yamubujije. Yaramubwiye ngo tandukana na Loti. Iyo uza gutandukana nawe kera ntabwo barakererewe muri uru rugendo. Ariko imyaka yose umaranye na Loti niwe utumye ubuzima bwawe bumera gutya, niwe utumye ubuzima bwawe buba gutya. Uwo mukobwa yaraje amenya aho byapfiriye, turaganira. Tumaze kuganira ndamusengera ko Imana impamagara ama Imana eshatu, kwizera, guhanura no gutegeka. Ndabwa ni mukobwa ngiye kugusengera ubuzima bwawe bubohoke. Narasenze, maze gusenga yarambagijwe n'umusore utarigeze ushaka. Ubukwe ni bwanatinze bwahise bunaba. Kubera iki? Ndakoreshe bwa butware bumwe nababwiye bwahise inyuma muri ya mikasi 7 tumaze kuganira.
ndabukoresha, ariko mbukoresha kuko nawe yamaze kumenya aho bipfira. Ntabwo rashobora kugusengera wowe utaramenya aho bipfira. Banza umenye aho bipfira, ubanza umenye ibintu biba mu muryango w'iwanyu, ubundi nohereza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nini ryohereza, ngakoresha ka kanwa ko wasizwe karaza gasanga uhagaze mu mahame yo kubyakira, ubundi nurangiza nawe wizere wakira igitangaza. Imana ishimwe. Kumenyaho bipfira, kumenyaho bipfira, kumenyaho bipfira. Ingaruka z'ibyo zaho watinze zizakurikirana abana bawe, ariko abana bawe nabo bazabyiyambura. Dore Aburahamu kinakoze natandukanye na Loti mu gice cyawo cya 13, sibwo batandukanye. Umurongo wa 14 natangiye kurambura amaso, umva 26 kwavuze igice cya 26. Aburahamu si ubyara Isaka, rekuze wumve. Dore kwavuze, turimo turavuga imikasi 12 kati ikiziriko cy'amateka, tugeze ku mukasi w'8. Rekuze wumva, uraza gusubiza amaso inyuma, uraza gusanga iwanyu hari ibintu bihora bihaba. 26 itangiriro, umurongo wa 6. Isaka atura i Gerari, abantu bamubaza iby'umugore we, arabasubiza ati ni mushiki wanjye. None se Rebeka ari mushiki wa Isaka cyangwa ari umugore we? Yari umugore we, ariko kubera wa mwuka wase. Byo bitewe n'iki? Bitewe nanone n'inzara. Aburahamu ajya muri Egiputa byari bitewe n'iki? Byari bitewe n'inzara. Umva umurongo wa mbere uko avuze 26. Indi nzara iratera muri icyo gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki. Ngaho nyumvira, nawe nanone arahunza kubera iki? Kubera inzara. Agiye kubeshya kubera iki? Kubera inzara. Ibintu byabaye iwanyu, ariko iwanyu baba baragiye bakubitana n'umwuka w'ubukene. None nawe hari icyo wabikoraho, ariko kubera ko utaramenya amabanga yo kuba wagira ikintu bikoraho, nawe ukabyakira ngo na data yarakennye, kandi gukena si umurage. Imigani 22:4. Wumvise inzara yateye Aburahamu inateye Isaka, ariko uraza gusoma, uraza kureba nugera ku murongo wa 12 ukuntu yabyiyambuye. Ore ibasondoro bosikara bababa, ukuntu yabyiyambuye. Isaka arabyiyambura, agera ku rwego ajya no gusibuza amariba yase. Aburahamu Isaka arayasibuza, aravuga ngo ndabyanze, aragenda biba mu gihugu cy'Abafilisitiya, yiyambura umwuka w'inzara. Itangiro 26:12. Isaka biba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibirushije inshuro 100. Ngo uwo mugabo aragenda mu mukire, ngo kugeza we yabereye umukire cyane, ngo Imana imuha umugisha. Amen. Ngo Imana imuha umugisha utera Abafilisitiya ishyari. Agera ku rwego ajya no gusibuza amariba ya basi. Yari yamaze kumenya urwego rw'umugisha we. Asibura ibara rya mbere aryita Eseke baritonganiraho, asibura irya kabiri aryita Sitina, aravuga ngo sinura kuri Sitina, sinura no kuri Eseke. Aragenda asibuza iriba rya gatatu aryita Rehoboti, ngo kuko ryo nibaritonganiye. Kubera iki? Yamaze kumenya uburenganzira bwe. Ntabwo akirindira ngo nzabaho hariya. Oya, umugisha uba ku muntu, ntabwo umugisha uba ahantu. Ndashaka kugira ku rwego uri bupfe muri babantu bamwe akubwira ngo tukurekuye wapfa. Oya, nta kintu waba, nuko utaramenya uriwe. Ngo buriya se ngwerega ngo abayo kubera twe. Nibyo koko, njya nkunda kubigisha imbaraga ko ari abantu, ariko nanone abo ngabo babyiyitirira. Hoshi ko bagizemo uruhare rwo kukurema, hoshi ko babigizemo uruhare rwo kugira ngo ubeho. Oya, ubayo kubera Imana. Imuvuge ngo amen. Ubayo kubera Imana. Umva, umugisha ntabwo uba ahantu, umugisha uba ku muntu. Umugisha uba ku muntu. Umugisha ntabwo urawukorera, aho uzakandagiza ibirenge hose uzahindura umugisha. Umugisha ntabwo uba ahantu, aho wita umugisha ntabwo ari wo mugisha. Umugisha uri kuri wowe. Isaka yarimukaga akandagiye hose hakaba umugisha. Sitina na Eseke batonganiragaho bakajyaho n'imaka, ariko we akavuga ati okay, nimusigare jye sinura mu ntonganya ndimutse. Aragenda ajya ahantu, aragenda ngobo nibahatonganira. Ahita Rehoboti aravuga ngo Uwiteka dukizagutse tuzororokera muri iki gihugu. Ukandagira ahantu nta shusho yari ihari, ikahita ibakaritse ihenze kuko wamaze kuhakandagira. Bagatangira kuvuga ngo maze n'akanaka niyo atuye ufite umugisha. Umugisha ntabwo uba ahantu, umugisha uba ku muntu.
ndagira ngo ibi birenge byawe, aya maso yawe, ibi biganza byawe, nzakwigisha buno butware butanu bw'abami, ujye ubasha kubusengeramo, ujye ubasha kubuhagararamo, ubundi urebe ukuntu ugiye kuzana impinduka. Imana ishimwe. Umugisha, kandike, umugisha ntabwo uba ahantu, umugisha uba ku muntu. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha nurangiza uhinduke umugisha. Wankurikiye? Ntabwo ikirere asanze ntabwo aricyo kirimo umugisha, ahubwo ikirere agiyemo kirahabwa umugisha kuko yahageze. Ugomba kugira ku rwego wowe uri buze guhinduka umugisha. Karitsiye utuyemo niba ari ikubera umugisha, ahubwo wowe uyibera umugisha. Baze bakwifuriza umugisha ahubwo kugira ngo babashe kugutwaraho amavuta y'umugisha. Ibyo birere nibyo shaka ko winjiramo. Ibi rero uzabimenya kuko wamaze kumenya aho bipfira. Bamaze kugaragaza aho Lazaro yapfiriye, naho bamuhambye, Yesu yaramuzuye, bongera kubona Lazaro wabo. Nawe numara kumenya aho yapfiriye, ukamenya aho ahambye, urongera gusubirana Lazaro wawe. Akira umugisha, akira amahoro, akira ibyiza biva mu ijuru. Uwiteka kwishimire muri byose. Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje kubw'uyu mukasi w'umunani. Ngiye gutangira gufata ibihe bikomeye cyane byo gusengana n'abantu. Uyu mukasi w'umunani, uyu mukasi w'umunani, reka ubohora abantu mu buryo bukomeye. Reka abantu binjire mu kindi kirere, reka abantu binjire mu kindi cyubahiro, reka abantu binjire mu bundi bwiza, reka abantu binjire mu kundi gushaka, reka abantu binjire mu bundi budahangarwa, maze igitinyiro cyawe n'ubwiza bwawe bikomeze bibane nabo. Urakoze Mwami Yesu Kristo, urakoze kubikoreye kuyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibashyigikire, Imana ibiteho. Kugira neza kw'Imana Data wa twese ni gukomeze kubana namwe. Ndabakunda, ndabasengera, nimukomeze muhabwe umugisha n'Imana. Shalom, shalom.